Umuryango w'Ubumwe Nyarwanda bw'Abatabona ugaragaza ko hirya no hino mu gihugu abashoferi batubahiriza uburenganzira bw'abanyamaguru bafite ubumuga bwo kutabona nk'uko bisobanurwa na Sibomana Papi ukuriye komite y'ubuvugizi mu Bumwe Nyarwanda bw'Abatabona. Birababaje kubona umuntu agiye kwambuka umuhanda akerekana ko afite inkoni ariko ntagire umuntu ubona ngo abe yahagarara, ugasanga biragorana cyane nimba ari uko baba badasobanukiwe n'inkoni cyangwa se niba badashaka no gutanga inzira, ariko iracyagoranye. Nka ziriya feruje ziba ziri kuri zebra crossing zakabaye zikoze ku buryo umuntu ufite ubumuga bwo kutabona arahagera ari buhagarike imodoka akamenya ahantu akanda za modoka zigahagarara kugira babashe kwambuka. Hari n'ibimenyetso byakamufashije kumenya aho izo zebra crossing ziri, nabyo usanga bidahari. Kubahiriza uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo kutabona mu gihe bagenda mu mihanda biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga arengera abafite ubumuga. Dr Kanimba Donatille, umunyamabanga nshingwabikorwa w'Ubumwe Nyarwanda bw'Abatabona, avuga ko ubu bakomeje gushyira imbaraga mu gukora ubuvugizi kugira ngo abanyamaguru bafite ubumuga bwo kutabona uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kugenda, iyo tuvuga uburenganzira kugenda ni ukuvuga ngo imihanda ibe accessible, umuntu ufite ubumuga bwo kutabona bimworohere kuyigendamo, amamodoka abe yoroshye kwinjira, abagenda mu mihanda bamuha inzira n'ibyo byose. Hanyuma noneho Global Disability Summit ivuga kuri accessible cities. Imijyi yacu tugomba kuyitegura ku buryo abantu bose bishimira kuyigendamo kandi bakayigendamo badahutaza. Kuri ubu mu Rwanda hatangijwe icyumweru cyahariwe kuzirikana uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo kutabona, ahazibandwa ku kumenyekanisha inkoni yera bakoresha. Dr Mukarwego Beth, umuyobozi mukuru w'Ubumwe Nyarwanda bw'Abatabona, avuga ko muri iki cyumweru bazafatanya na polisi mu gukangurira abashoferi kumenya no kubahiriza uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo kutabona. Ko vice wanjye uyu munsi yiriwe hariya ku karere ari gushaka ibyangombwa kugira ngo abazaba bari kugenda baganiriza abashoferi cyangwa abatwaye ziriya modoka zitandukanye, na polisi nayo izabe ihari kugira ngo ishobore kuzihagarika. Niba hari umuntu dushaka kuganira nawe bakamuhagarika, tukaganira, tukababwira uburenganzira dukeneye, tukababwira iby'inkoni yera, kugira ngo niba natubona mu muhanda bazajye bamenya yuko babona umuntu ufite inkoni yera, bazajye bamenya yuko uwo muntu afite ikibazo cyo kutabona. Ko kenshi bashobora kubona inkoni yera bakagira ngo ni akabando umuntu yitwaje, babona umuntu mwanya bagabo uriya mukecuru ni akabando yitwaje, ntabwo bazi ko hari ntabona. So niyo mpamvu rero dushaka gukora iyo street campaign. Icyumweru cyahariwe kuzirikana uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo kutabona kuri iyi nshuro gifite insanganyamatsiko igira iti inkoni yera ubwisanzure bwanjye. Daniel Hakizimana, Flash TV.